ibibazo by'ubukene iriya kipe kereka Fabrice nagarukamo nawe ubundi ari kurya bitanu ikintu twabona ivuga manari kubazanira ibintu bimeze neza muri kano kanya rero turi kuri stade aho tugiye kureba match ya APR match yahuzaga ikipe ya APR FC na AS Kigali umukino ukaba urangiye ari igitego kimwe cya APR cyatsinzwe na Ruboneka gusabwa AS Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru muri abindeshe ukuntu bimeze neza Sigo ntawe koko yari ifunguye murabuye ni match abonye gute kana ni match mu by'ukuri yari ikomeye cyane ku ruhande rw'ama equipe yombi hano kuri AS Kigali nubwo itsinzwe umukino yari yegereje kwataka ariko nyine yakomeye kubera ko yutsinzwe ariko yari ikomeye nanone ku ruhande rw'ikipe ya APR yabonye igitego hakiri kare cyane urumva ariko icyo gitego nyine kiza kuba kimwe ikipe ya AS Kigali irayataka ku buryo bukomeye cyane igerageza uburyo bwinshi bwo gushaka igitego cyo kwishyura birangira itakibonye mu by'ukuri abantu benshi ngira ngo babibonye barebye match babonye umusore wagiyemo asimbuye bita Ebene Kevin Umunyakameroni ibintu akoreye hano kuri Kigali Pele Stadium ni umukinnyi utazibagirana kuba bafana b'ikipe ya APR ndetse nawe mu by'ukuri match ntago azayibagirwa urumva ikintu gishobora ko kimubabaje cyane no kubera ko batakaje uyu mukino kandi mu by'ukuri yatanze imbaraga zose n'abantu bose bari kuri stade babonye ko ari we wahinduye umukino navuga ngo yari game changer kuri uyu mukino nubwo AS Kigali utakaje ari nayo mpamvu bamwe bagiye kureba bakavuga bati match yo kwishyura twitege ibintu bikomeye cyane izaba ari match y'umuriro izaba ari match yakaniwe ku mpande zombi kuko AS Kigali mu by'ukuri na match ijya gutangira navuga ngo match ziheruka no mundi ikipe ya AS Kigali yatsinze APR kuri finale y'igikombe cy'amahoro match baheruka gukina ni match cyane APR yagiye kunda kugorwa cyane n'ikipe ya AS Kigali APR yatsinze Felicitation ariko mukino wo kwishyura ntekereza ko tuzabona APR FC twabonye iri kwatakisha umusore uraho n'umuvye bari umusore mbarumbe simbizi Shaibu ariko bamwe bavuga ati yagomba kujya mboma pepe kidagenze kuriya wowe ubona ko shwa umutoza yakoze cyangwa mboma rwanda kuri shwa z'umutoza umutoza yakoze Shaibu yari n'inyuma y'umwataka ariko umuntu wakinaga asa nk'aho umwataka de point yari umutara mu bita nibizi Ramadan
ubonye ko rwose nta n'igikomeye nta n'ikintu gikomeye cyane yigeze akora kuri uyu mukino. Shaibubu we navuga ngo kwa kundi umva ngo ni umudistributeur abagomba gutanga imipira kuri ba rutahizamu, abagomba ko ni wa mukino twavuga ukina nka nimero 10 ariko none tukamubona yataka, kandi impamvu nyine yatakaga n'izambaraga nyine nako navugaga z'umutara bita nibizi Ramadhani wagiyemo wasaga n'akina kuri rutahizamu, ubwo urumva nta mbaraga nyine yari afite kuri uwo mwanya nyine, ukibaza impamvu bita Victor Mbawoma, ariko nyine Victor Mbawoma yara nabonye no muri Swad n'ubundi cyangwa se muri equipe yaje atarahari, ashobora ko afite ikibazo, ariko mu by'ukuri APR ku kijyanye n'ubusatirizi yari hasi cyane ku buryo bukomeye cyane. Bageragezaga bakagera imbere y'izamu, akenshi nyine bageragezaga amashoti ya kure kubera ko n'imipira yageraga imbere y'izamu bonaga ko umuntu bita Ramazani rwose imipira yamusigaga, nta kintu gikomeye cyane yigeze akora. N'impamvu nyine wabonye ko umuntu bita Shaibubu wahuye n'akazi gakomeye cyane ko gukina na Vango imyanya ibiri mu kibuga, niyo mpamvu nyine nta n'umusaruro yatanze. Vango yasabwaga imbaraga asanzwe akoresha, kandi imikino ya Shaibubu ni umukinnyi ukina ibintu bimworoheye. No Vango ni umukinnyi w'impano, ushobora gutanga passe ikagera ku mukino ashaka kuyiha, ushobora guha rutahizamu agatsinda igitego. Ikindi nanone ni wa mukinnyi ushobora kuba navuga ngo uba ufite free roll, ushobora gutera umupira ari kure y'izamu, ariko ibyo byose kubera akazi gakomeye cyane yakoraho ko gukina navuga ngo imyanya ibiri ntago twigeze tumubona cyane. Ku kipe ya PFC hari abakinnyi bazanye bagaragaye muri Mapinduzi Cup, ariko muri kano kanya ntabwo twigeze tubona, sinzi mbe hari icyo bikubwira. Mapinduzi abakinnyi bigaragaje ni benshi, hari muri bashyashya bazanye, muri bashyashya bita basanda bariyum ntabwo bigeze bagaragara mu by'ukuri. Yatsinze igitego muri Mapinduzi n'undi nariyum n'iminota mikeya cyane yakinnye, atabakinishije uyu munsi. Ikindi gihe hari ni match Krista, ni match ibikomeye cyane isabwa abakinnyi basanzwe bamenyereye. Uvuga ngo AS do Kigali mu kibuga yari ifitemo abakinnyi n'ubundi basanzwe bamenyereye ikipe ya APR FC, bashobora kuba bahuye nayo bagize gute abakinnyi n'ubundi basanzwe bamenyereye. Urumva rero nawe umutoza Thierry Frogen yakereza ko yatekereje kuvuga ati reka nshyiremo n'ubundi abakinnyi basanzwe bamenyereye basanzwe batangira, ntabwo yari guhita yizera nyine abo bakinnyi bashyashya ko hari umusaruro bari buze kumuha, cyane cyane ko nta n'ibyadanje bakoze, ahubwo abantu benshi badutaga ku muntu, ngira ngo n'abafana babonye batanga basa n'aho batishimiye umuntu bita Yunusu, urumva bavuga bati wowe bita Benjamin ko yakinnye Mapinduzi nziza, ko yakinnye irushanwa ryiza kubera icyo atabanje muri defense, cyane cyane ikibazo gikomeye cyane. Ariko ntekereza ko kubo yabanjemo ntekereza ko ari icyo yatekereje, uvuga ngo reka nshyiremo abakinnyi n'ubundi basanzwe bamenyereye, abandi wenda naza bakoresha ko ari rani y'imikino ya shampiyona nyinshi abakiri urugendo rero bavuga ati wenda reka ngo nzabakoresha icyo. Nta kurambiye, reka tugarukire kuri Rwanda Premier League Award, sinzi ko wabikurikiranye aho bahembye Victor Mbawoma Chukwuemeka bamuhembye nk'umukinnyi. Abamwe bitavuga rumwe bavuga ati amanota Ruvumbu yaramurushaga kure, gute bamuhaye kiriya gihembo, bamwibye Ruvumbu. Mbega wo ku ruhande nk'umunyamakuru urabibona gute ibyo bintu? Ntabwo no mu majwi byagaragaraga ko Ruvumbu yamusumbaga, ku bantu bakoresha social media barabibona. Nanone wamuga ntabwo ibihembo byabaho kugira ngo ntabwo habura dute nyine ku bihembo byo byose. Iyo ibihembo byatanzwe bamwe baravuga bati cyari gikwiye nguyu, kandi Rayon Sports n'ikipe y'abafana, urumva Ruvumbu wabo yaramaze iminsi yitwara neza cyane. Ariko nanone Victor Mbawoma nk'umukinnyi mushya muri shampiyona, nge niko mbyumva, nk'umukinnyi mushya muri shampiyona wese ukora travail imeze kuriya mikino yare, kuko hari abantu bitiranya bo bita Victor Mbawoma, ntago ari buri mukinnyi wese muri fazare azagabasha gutsinda ibitego 12 muri shampiyona. None n'umukinnyi mushya muri shampiyona, burya abakinnyi bashya baraza b'abanyamahanga kenshi bigabanza kubagora kwiyadapta, atangiye batamwemera, ariko ageze nava nko muri hagati mu mikino ibanza yakoze travail iteye ubwo bitega, atangira kubitsinda, atangira gutsinda za Etincelle, atangira kuzikubita ibitego 2, atsinda ama hat-trick, akora akazi gakomeye cyane no bita Victor Mbawoma. Izina Victor Mbawoma rikajya rihora ari Victor Mbawoma, mu by'ukuri abenyenyeri ikipe ya APR batangira kumuririmba. Ari season ya mbere bitandukanye na Ruvumbu wari usanzwe last season n'umundi yari yarabikoze, yafashije ikipe ya Rayon Sports gutwara Super Coupe, igikombe cy'amahoro, nyine ibyo ngibyo nuvuga ngo ntago ari bishyashya n'umuntu asanzwe n'umukinnyi, gusa bitavuze ko hari ababonaga ko ari ukwiye kugira gute, ari ukwiye kuba yatwara igihembo, nabo babumva. Ariko kuri uruhande rumwe nkurikije uwo bita Victor Mbawoma ko ari
utayizamu wari uje witezweho ibintu byinshi bikomeye bikabanza kwanga ariko agahita provinga vavu abafana bagahita bagira gute bagahita bavuga bati turakubabariye ahubwo niwe mwataka ngenderwaho. Ntekereza ko ngiye ari icyo ngicyo bagendeyeho. Tugushimire cyane. Merci beaucoup, warakoze cyane nawe.